Umwaka wa 2024 kimwe n'indi myaka wabayemo ibintu byinshi bitandukanye. Bimwe biza ari byiza, ibindi biza ari bibi. Hari inkuru nyinshi wumvise muri uyu mwaka ziragushimisha, izindi zigushengura umutima, ku buryo niyo munsi ubitekereza ukaba wanasuka amarira. Ibyo niko bimeze nyine. Niko ubuzima bugomba kugenda. Nubwo bimeze bityo, ndetse twese tukaba tuzi ko tuzapfa. Iyo humvikanye inkuru y'uko kanaka yapfuye, twese biradushengura. Noneho yaba ari icyamamare bikaba akarusho, kuko nyine aba afite abakunzi benshi. Tugashengurwa nuko ibyo twamukundiraga atazongera kubidukorera ukundi. Reka twibukiranye abasitari twakundaga, baduhaye ibyishimo byinshi mu myaka babayeho, ariko uyu mwaka wa 2024 ukaba warabadutwaye. Muri aba harimo abahanzi, abakinnyi ba ruhago, abakinnyi ba filime na komedi, abanyepolitike, abacuruzi, abanyamakuru n'abandi. Nusanga mu musitari wakundaga, wibuke kutwandikira muri komenti utubwire ibyo wamukundiraga. Reka duhera aha. Mu minsi ya nyuma isoza umwaka, ku wa 18 z'ukwa 12 mu 2024 nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rwa Mutambuka Derek, wamenyekanye nka DJ Dizzo mu kazi yakoraga ko kuvanga imiziki. Uyu musore yavutse mu mwaka wa 1998, bivuze ko yari amaze imyaka 26. Uyu musore kandi akaba ari imfura mu muryango w'abana 5. Uyu musore yavukiye mu Rwanda ariko aza gukurira mu Bwongereza, ari naho yigiye amashuri y'abanza n'ayisumbuye. Uyu musore yatangiye akazi k'ubu DJ afite imyaka 17. Mu nkuru zidasanzwe zavuzwe kuri uyu musore harimo iyo gufungwa. Ibi byabaye ubwo yaregwaga icyaha cyo gufata ku ngufu umukobwa, maze birangira akatiwe imyaka 9. Ariko kubwo kwitwara neza muri gereza yaje kurekurwa muri 2019. Byumvikane ko indi yagombaga kuyikora ari hanze ya gereza. Uburwayi bwa kanseri bwahitanye DJ Dizzo bwatangiye kugaragara ubwo yari ari muri gereza. Igihe yafatwaga n'uburwayi budasanzwe bwatumaga ziba amatwi. Nyuma haza no kugaragara ikibyimba munsi y'ugutwi. Ibi byatumye ajyanwa mu bitaro, basanga ari kanseri arwaye. Icyo gihe baramubaze bamubwira ko yakize rwose nta kibazo afite. Ariko bigeze mu mwaka wa 2021, DJ Dizzo yongeye kumva atameze neza. Atangira kujya babara mu gatuza mu buryo budasanzwe, ndetse haza n'ikindi kibyimba mu mugongo. Agiye kwa muganga bamubwira ko ari kanseri yagarutse. Ariko noneho ngo yaje ahantu habi cyane, ku buryo amahirwe yo kuyikira ari hafi ya ntayo. Icyo gihe bamubwiye ko asigaje iminsi 90 yo kubaho, gusa igitangaje nuko Imana yakomeje kumurinda, maze amarinda imyaka 3 agihumeka, kugeza ku wa 18 Ukuboza mu 2024 ubwo yahumekaga umwuka we wa nyuma. Mu bintu DJ Dizzo yifuje cy'imyaka agiye gupfa harimo kureba umupira wa Arsenal ndetse no kuba yazanwa mu Rwanda akaza bari hasoreza urugendo rwe. Byumvikane ko nubwo yakuriye mu Bwongereza ariko yakundaga u Rwanda nk'igihugu yavukiyemo. Ku mwanya wa 2 hari Dore Imbogo, uyu yamenyekanye kubera imiririmbire ye idasanzwe, aho yaje aririmba indirimbo ivuga ngo Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impara. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nyiransengiyumva Valentine. Akaba yaraje kwitaba Imana ku wa 27 z'ukwa 7 mu 2024, agwa mu bitaro bya Kibuye. Amakuru avuga ko yari amaze iminsi arwaye indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, aho yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Kibogora biri Nyamasheke. Ubwo yari arwariye muri ibi bitaro, hari amashusho yashyizwe hanze amugaragaza avuga ko yabanje kwivuriza i Kigali, ariko aza kuhakurwa n'uko ngo hari hahenze, maze asaba ko natagaruka bazamusabira imbabazi abo yaba yarahemukiye. Undi muntu utazapfa kwibagirana mu mitima y'abamumenye ni Pastor Ezra Mpyisi. Uyu musaza wabaye ikimenya bose kubera amagambo y'ubwenge yakoreshaga. Yatabarutse ku wa 27 z'ukwa mbere mu wa 2024 ubwo yari afite imyaka 102. Pastor Ezra Mpyisi yabonye izuba ku ngoma ya Musinga ubwo hari ku wa 19 z'ukwa 2 mu mwaka wa 1922. Avukira i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Byumvikane ko yatabarutse aburi iminsi 23 gusa ngo yuzuze imyaka 102. Uyu mukambwe yakoreraga umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Mu bintu bikomeye Pastor Mpyisi yakoze harimo kuba ari mu bashyize Bibiliya mu Kinyarwanda, ko yarabaye umujyanama w'umwami Mutara wa 3 Rudahigwa, ko ari umudiventiste wa mbere wabonye lisanse, kunyomoza abavuga ko nta muntu urenze imyaka 100 n'ibindi. Pastor Mpyisi mu magambo make twavuga ko yari inzu y'ibitabo. Ku mwanya wa 4
turahasanga uyu musore witwa Ahoyikuye Jean Paul ariko yarazwi ku izina rya Mukonya. Uyu yari myugariro w'ikipe ya AS Kigali kugeza ku wa 6 z'ukwa karindwi mu 2024 ubwo hamenyekanaga inkuru y'urupfu rwe nyuma yo kugongana n'umunyezamu mu kibuga akamira ururimi. Amakuru avuga ku rupfu rwa Mukonya avuga ko ibi byabaye ubwo yari ari gukina umupira bisanzwe imageragere maze agongana n'umunyezamu ahita amira ururimi. Bagerageje kurugarura biranga maze yihutanwa kwa muganga muri CHUK ari naho yaje gushiriramo umwuka. Iyi ni inkuru yababaje abantu benshi cyane cyane abakunzi b'iyi kipe yakiniraga. Ku mwanya wa 5 turahasanga Uwanjye Sherissa Tona. Uyu akaba yari umwe mu baririmbyi b'inkingi ya mwamba mu itsinda rya Healing Worship Team Ministry ndetse akaba ari umuvandimwe wa Miss Umunyana Shanita ubaye Miss East Africa wa 2021. Sherissa yitabye Imana tariki 3 z'ukwa 11 mu 2024 ubwo yari afite imyaka 23 y'amavuko. Agiye kwitaba Imana yari ari kumwe n'inshuti ze bari kumufasha kwishimira isabukuru y'imyaka yari amaze iminsi mike yujuje, maze ababwira ko ashaka kujya muri korali ariko abanza kujya muri dushe. Ariko hashize umwanya inshuti ze zibona yatinze kuva muri dushe maze bajya kureba, niko kumusanga muri dushe yashizemo umwuka. Ku mwanya wa 6 turahasanga Ambasaderi Mukaruriza Monique. Uyu muyobozi wayoboye mu nzego nkuru zitandukanye z'igihugu nawe yitabye Imana kwa 30 Werurwe mu 2024. Akaba yari yaravutse kwa 27 Nyakanga mu 1964. Ambasaderi Monique yaguye i Buruseli mu Bubiligi aho yari amaze iminsi arwariye. Uyu mu mirimo itandukanye yakoreye igihugu harimo kuba mu kwezi kwa 3 nyakubahwa Perezida Kagame yaramuhaye inshingano zo kuba ambasaderi ushinzwe kwihuza kw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aho yari asanzwe akora muri iyi minisiteri ari umujyanama. Uyu kandi niwe wabaye minisitiri wa mbere w'u Rwanda mu muryango w'ibihugu bya East African Community. Izo nshingano zose yazikoze kuva mu 2008 kugeza muri 2013. Hagati y'umwaka wa 2016 n'uwa 2017 yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Uyu kandi yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia no muri Malawi. Izindi nshingano yagiye akora harimo nko kuba umugenzuzi w'imari muri banki ya Kigali. Ese muri abo bose maze kukubwira ninde wakundaga kurusha abandi? Ese uyu mwaka wa 2024 waba warakuberewe amata n'ubuki nk'uko wabyifurizwaga na benshi tukiwutangira, cyangwa byagenze uko umwanzi ashaka? Twandikire muri comment. Njye nari Anike, wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.